uba uri mu Rwanda, uba uri mu Burundi, aho uri hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda, reka nkubwire uyu mwanya fata icyemezo. Haleluya, fata icyemezo wowe ubwawe, nta wundi wo kugutekerereza iby'ubugingo, reka nta wundi wo kugutekerereza gushaka Imana. Ahari niba ufite ababyeyi bazagutegurira ejo hazaza, ahari niba ufite abavandimwe bazagufasha nugera mu makuba no mu byaje, ngo ukurikirane ijambo ry'Imana. Ese ibyo urimo urumva bigufitiye mumaro ki? Abantu benshi birukiye mu mipira, barimo barareba amafilime. Abantu Imana yacu nitugirire neza. Reka mbabwire, nasomye ijambo mu Byakozwe n'Intumwa ibice 17. Imana yacu nitugirire neza. Mu mirongo yo hasi ubwo Pawulo yajyaga muri Atenayi, ngo yahasanze bene muri ubwo buryo, ariko igihe ko kigiye kugera ugahura n'ibindi bigeragezo bikomeye kurenza ibyo ngibyo. Twagiye tubona indwara z'ibyorezo zigenda zaduka, uko bwije nuko bukeye hakaza iziruta. Ibyo ngibyo twabibonesheje amaso yacu. Nimvuga iri jambo muraza kurushaho kubyumva, ariko tukagira ngo izo ndwara nibije yitwa malariya, tukavuga ngo malariya nibonerwa umuti. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, mbifurije umugisha w'Imana. Shimiye mwebwe mwese mudukurikira kuri channel ya Ndayisaba Pascal, aho muherereye hose, bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari muri Afurika, hirya no hino mu bihugu by'ibituranyi, mwese turabashuje mu izina ryera rya Yesu. Abari ku migabane yo hirya no hino, Amerika, Uburayi, Aziya n'indi migabane igiye itandukanye, ariko mukunda kudukurikira, turabizi ko muhari muri benshi. Mwese turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana. Turavuze ngo amahoro Imana itanga abe muri mwebwe mu izina rya Yesu. N'ubundi ni mwene so Ndayisaba Pascal, turumenyeranye kuri iyi channel. N'ubundi yitwa Ndayisaba Pascal, tuganira ijambo ry'Imana uko bwije nuko bukeye, uko umwami aduhaye ibyo kubwira abantu. Ego turahura tukaganira, kandi maze kubona ko bigenda bibagira umumaro. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihimbazwe. Na n'uyu munsi turagarutse kugira ngo twongere kuganira ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye. Munyemerere twihuse dusenga Imana, ubundi tugaruke tuganira ijambo ry'Imana nk'uko Imana irishyize ku mutima wanjye. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana ishobora byose, Imana ikomeye, Imana yera, Imana yaduhamagariye kwezwa, Imana yaduhamagariye gutungana. Ijambo ryera tubwira ngo ntabwo waduhamagariye kwanduzwa, ahubwo waduhamagariye kwera. Izina ryawe niryubahwe. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo na bene data ushyize ku mutima wanjye. Ndaguhamagaye mu izina rya Yesu kugira ngo ubanze utweze, duhinduke ibikoresho bizima byo gukoreshwa iby'icyubahiro, ibikoresho bizima utuma mu gihe gisa nk'iki ngiki bikagutumikira. Unyemerere mutanga bugingo, Imana ishobora byose, umanukire kubana natwe muri iri jambo, kandi sengeye bene data bose bakurikiye rino jambo kugira ngo bagirire umumaro buri muntu wese mu ruhande rwe. Iri jambo rimugereho, ntirimusiga uko yari ari, ahubwo risige hari iyindi nyungu, hari iyindi ntambwe ateye, amenye adashidikanya ko kuza k'umwami wacu Yesu ko kuri hafi, kandi amenye neza yuko akwiriye gukanguka mu gihe gisa nk'iki ngiki, kugira ngo dukomeze kwitegura kugaruka kwawe, cyane ko watubwiye ko nta munsi, isaha cyangwa igihe, ahubwo tugomba guhora turi maso, tugacana amatabaza. Imana ishibwe, imperezo zacu zigahoramo amavuta, amatabaza yacu agahora yaka. Nunyemerere ijambo ryawe ryongere gukangura abasinziriye, ijambo ryawe ryongere gushyira mu mwanya bari bawuvuyemo, abari badeviye baciye hirya y'inzira bongere kugaruka mu nzira bikitwa uyu munsi mu izina rya Yesu. Ijambo nirigera ku badakijijwe bakira agakiza, nirigera ku baguye babyuke, nirigera ku bagenzi bari mu rugendo neza
neza, bakomere kandi bakomeze, izina ryawe niryubahwe. Ngaho ibyo wagambiriye byose ngwino utume tubiganira n'ubwoko bwawe, kandi ngewe ugiye guhagarara imbere y'ubwoko bwawe mvuga ibyawe, ndetse n'abagiye kunkurikira n'abantega amatwi bose, unyemerere tuze guhabwa umugisha nawe muri iri jambo mu izina ryera rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana ishyize ku mutima wanjye ijambo rikomeye tugiye kuganiraho mu mwanya utari munini kandi utari na mutoya cyane. Tugiye kuganirira ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye, ijambo rivuga ngo shyiramo umwete nonaha. Imana ishimwe, shyiramo umwete nonaha niwo mutwe nahaye iri jambo. Imana ishimwe, icyama kugira ngo umuntu wese ukurikiye rino jambo aze kurishyira ku mutima, ni ijambo mpaye umutwe uvuga ngo shyiramo umwete nonaha ngaha. Imana ishimwe, nonaha ngaha ubasha gukiza ubugingo bwawe, nonaha ngaha ubasha kongera gusubira mu nzira niba warayivuyemo, nonaha ngaha bikitwa aka kanya ubasha gutera intambwe niba nta ntambwe n'imwe wari watera. Reka nkubwire mwene data unkurikiye, Imana iduhagurukije mu gihe gisa nk'iki ngiki kugira ngo tuburire itorero, tuburire ubwoko bw'Imana bwongere bube maso, bwongere bukanguke, bwongere bumenye yuko muri iyi si atari iwacu. Imana ishimwe, Imana iradutumye kugira ngo abamaze kubona imigisha yo muri iyi si, bakabona amazu, bakabona amamodoka, bakajya mu bindi bihugu, ndetse bakabona ibyo kurya, bakabona ibyo kunywa, bakabona ibyo kwambara. Imana idutumye kubabwira ngo ntabwo ibyo mwabonye ari iherezo ry'urugendo, ahubwo yari impamba y'urugendo Imana ibahaye kugira ngo mukomeze kandi mukomerere muri uru rugendo, ndetse mukomeze n'amava asukuma mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Imana idutumye kuba ataragira ibyo babona muri ibyo ngibyo mvuze, kugira ngo namwe mukomere, kandi ibyiringiro byacu ni Kristo, ibyiringiro byacu ni ukubona ubugingo buhoraho. Namwe mukomere mushikame. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo utarabona uyu munsi ejo wabibona, ariko ukomeje iyi nzira yo gukiranuka harimo inyungu nyinshi. Rero Imana ishyize ku mutima wanjye ijambo tugiye gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 12 umurongo wa 5 niho tugiye gusoma iri jambo. Muhanuzi Yeremiya ibice 12 umurongo wa 5 wonyine niwo turi busome, ubundi tuganira ijambo ry'Imana nk'uko Imana irishyize ku mutima wanjye, kandi ndabizi neza ko riri buze kugirira umumaro abantu batari bakeya. Imana yashimye ko rigirira umumaro. Imana yacu nishimwe. Ni ijambo rivuze ngo niba warasiganywe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabasha ute gusiganwa n'amafarashi? Kandi naho umerewe neza mu gihugu cy'amahoro, Yorodani niyuzura uzagenza ute? Mana yacu nitugirire neza. Reka subiremo, haravuze ngo niba warasiganywe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabasha ute gusiganwa n'amafarashi? Kandi naho umerewe neza mu gihugu cy'amahoro, Yorodani niyuzura uzagenza ute? Imana yacu nitugirire neza bene data, kandi Imana yacu nidufashe kugira ngo tubashe gusobanukirwa rino jambo Imana iduhaye mu gihe gisa nk'iki ngiki. Reka mbanze gutangarize iri tangazo, nkubwire ngo ntabwo ijambo ry'Imana rishobora kumanukira ubusa habe na gatoya. Nta jambo Imana yigeze yivugira ubwaryo kugira ngo nta jambo nubwo ryaba ritoya rimeze gute, ariko ijambo ryose Imana yavuze rizasohora, kuko nta magambo y'ubusa Imana ivuga. Ibyo Imana yavuze bimwe byarasohoye, n'ibindi yavuze birimo birasohora, ndetse n'ibitarasohora bizasohora. Imana ishimwe. Rero iri ni ijambo Imana izanye muri iki gihe, kandi
irizanye mu gihe gikwiriye. Ni igihe Imana irimo yitegereza abantu, ikabona barimo baragenda bigura intege mu murimo wayo, ikabona barimo baragenza gake gake mu murimo wayo. Imana ikabaza umuntu wese unkurikiye. Imana ishimwe, haleluya. Imana irimo irabaza buri muntu wese unkurikiye, niba waragendanye n'abagenda n'amaguru bakagusiga unaniwe, noneho ko igihe kigeze kugira ngo usiganwe n'abagenda n'amafarashi, noneho bizagenda bite? Abagenda n'amaguru baragusize. Imana yacu nitugirire neza, bagusiga unaniwe, bagusiga ucogoye, bagusiga utakaje ibyiringiro. Imana yacu nidufashe, kandi Imana yacu nitugirire neza. Imana idufashe kugira ngo iri jambo buri muntu wese, Imana ishimwe, urikurikiye aze kurisobanukirwa neza. Reka mbabwire bene data, iri jambo rishatse kuvuga iki mu gihe gisa nk'iki ngiki? Wagiye uhura n'ibigeragezo bigiye bitandukanye, wagiye uhura n'intambara zigiye zitandukanye, wagiye uhura n'inzara, uhura n'abaguteranya, uhura n'amagambo, uhura n'ibigeragezo bimeze gutyo byoroheje muri ubwo buryo. Ariko igihe ko kigiye kugera, ugahura n'ibindi bigeragezo bikomeye kurenza ibyo ngibyo. Twagiye tubona indwara z'ibyorezo zigenda zaduka, uko bwije n'uko bukeye hakaza ziziruta. Ibyo ngibyo twabibonesheje amaso yacu. Nimvuga iri jambo muraza kurushaho kubyumva. Ariko tukagira ngo izo ndwara nibije yitwa malariya, tukavuga ngo malariya nibonerwa umuti n'urukingo, ibintu bizagenda neza. Tukavuga ngo imiti yayo nimara kuboneka bizarushaho kuba byiza. Ariko uko bigenda indwara ivaho, hagenda haza iyiruta kurushaho. Bene data, ndagira ngo mbabwire, mu gihe gisa nk'iki ngiki, Imana ikeneye yuko tuyikomezaho. Imana ikeneye yuko tuyikomezaho. Imana ikeneye yuko abasenga bagira umwete wo gusenga. Imana ikeneye ko abizera bagira umwete wo kwizera. Imana ikeneye yuko abayishaka bagira umwete wo kuyishaka. Imana ishimwe, haleluya. Imana ikeneye yuko abakiranuka bagira umwete wo gukiranuka mu gihe nk'iki ngiki, haleluya. Imana yacu nishimwe. Ni igihe turimo rero, umuntu yumva yakora ibishoboka byose akabana n'Imana neza, ariko akabanza kugira ibintu abanza imbere, akavuga ngo reka mbanze shaka ibi n'ibi, reka mbanze shaka ubutunzi. Ukabanza ukabeshya kugira ngo ubone akazi, ukabanza ugakora amanyanga, ugatanga ruswa, ukabanza ugatanga ruswa kugira ngo ugire icyo ugeraho, ukavuga ngo nzabyihana. Ariko reka nkubwire ko haje ibikomeye kurutaho. Mbese uzabigenza ute? Imana ishimwe, uyu munsi wa none Imana iduhaye agahenge. Imana iduhaye agahe ko kuyegera. Imana irimo iraduhamagara. Imana ishimwe. Reka mbabwire, amahirwe duhawe mu gihe gisa nk'iki ngiki, twe kuyatesha agaciro, twe kuyakeresa, twe kuyirengagiza ngo tuyime amaso. Muri iyi minsi ya none, abantu bagize amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana, abantu bagize amahirwe yo kuritega amatwi, abantu bagize amahirwe yo kujya mu biterane bigiye bitandukanye. Ni agahenge Imana iduhaye. Dusohotse mu bihe bya coronavirusi, ibihe abantu batabashaga kugera mu nsengero, ibihe abaririmbyi batabashaga gukora indirimbo, batabashaga gukoresha ibiterane. Ariko Imana iduhaye aka gahenge bene data. Reka mbabwire, aka ni agahenge k'igihe gitoya Imana iduhaye. Yewe munyamasengesho, uhawe agahenge ko kurira imisozi ukajya gushaka Imana. Uhawe agahenge ko gupfukamisha amavi yawe aho ariho hose, mu rugo iwawe, mu byumba by'amasengesho, hirya no hino. Imana iguhaye agahenge. Ariko igihe ko kigiye kuza, kikaza ari igihe gikomeye, kikaza ari igihe umuntu azata
azatungwa nayo yasenze. Uyu munsi wa none urimo urasenga amasengesho ki azagutunga muri icyo gihe? Uyu munsi wa none urimo urasenga amasengesho ki? Imana itugirire neza kandi Imana yacu nidufashe. Mwene data, igihe kw'igihe nk'iki ngiki Imana yari ikigutije ngo ukurikirane ijambo ry'Imana. Ese ibyo urimo urumva bigufitiye mumaro ki? Abantu benshi birukiye mu mipira, barimo barareba amafilime. Imana yacu nitugirire neza. Reka mbabwire, nasomye ijambo mu Byakozwe n'Intumwa ibice 17. Imana yacu nitugirire neza. Mu mirongo yo hasi ubwo Pawulo yajyaga muri Atenayi, ngo yahasanze bene igihugu b'Abanyetenayi, ngo ahasanga abasuhuke bo muri Atenayi, ngo abo bantu nta murimo bagiraga. Iyo nkuru urayisanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 17. Reka nkubwire, ngo aba bantu ngo nta murimo bagiraga, ngo babyukiraga gushyushya inkuru. Imana yacu nitugirire neza. Muri iyi minsi urimo urasanga abarokore abitiriwe izina ry'Imana bari mu nkuru zidashinga, inkuru z'imipira, inkuru z'amafilime, mbese baragendana n'ibigezweho. Barimo barashyushya inkuru bavuga abandi, barimo barashyushya inkuru mu bintu bidafite umumaro. Ariko icyampa Imana ikakugenderera ikakwereka ko iki cyari igihe cyiza Imana yari iduhaye cyo kugira ngo tuyishakane umwete. Imana yari iduhaye agahe keza ko kugira ngo umuntu yivomera amazi azamutunga mu gihe cyo kugotwa. Imana yacu nitugirire neza. Imana ishimwe. Ijambo twasomye ryatubwiye ngo iki? Ryatubwiye ngo ko wagendanye n'abagenda n'amaguru bakagusiga unaniwe. Ko wagendanye n'abagenda n'amaguru bakagusiga unaniwe, ko noneho hagiye kuza isiganwa ry'amafarashi. Aho uzabasha gusiganwa n'amafarashi warananiwe gusiga abagenda n'amaguru. Imana yacu nitugirire neza kandi Imana yacu nidufashe. Twagiye tubona ingorane zigiye zitandukanye, twinjira mu ndwara z'ibyorezo zigiye zitandukanye, hagiye habaho intambara z'uburyo bugiye butandukanye, ariko Imana ikomeje kuvugana natwe. Iratubwira ko igihe turimo kwinjiramo gikomeye, ariko igiteye ubwoba, igiteye agahinda, igiteye umubabaro muri iyi minsi ya none, abitwa abakristo ntabwo ibyo babyitayeho. Barimo barashaka ibiboneka by'akanya gato. Reka nkubwize ukuri, kubishaka ntacyo byari bitwaye, kubishaka ntacyo byari byangije. Ariko mbere na mbere wabanje ugashaka igikwiriye, wabanje ugashaka igikwiriye kubanza, noneho ukakurikizaho igikurikiraho, ko nta kintu byari kugutwara. Mbere na mbere wabanje ukamenya ko ubugingo bwawe ari buzima, wabanje ukamenya ko urimo kugendana n'Imana neza. Abaririmbyi korali imwe iraririmba iravuga ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo. Baravuga ngo Mwami Yesu ndifuza kubimishurira. Reka nkubwire, mu gihe gisa nk'iki ngiki Imana ikudutumyeho, mu gihe gisa nk'iki ngiki kugira ngo tukubwire ngo waba waragendanye n'abagenda n'amaguru bakagusiga. Igihe kigiye kuza kigiye gukomera kurenza icyo mwanyuzemo. Umwuka w'Imana arimo aravugira muri twebwe yeruye ku manywa na nijoro. Urabyumva? Igihe tugiye kwinjiramo bene data, kizinjiramo umunyamasengesho wasenze, kizatambukamo umuririmbyi waririmbiye Imana mu kuri no mu mwuka, kizatambukamo umuvugabutumwa wavuze iby'Imana imutumye. Reka mbabwire, igihe tugiye kwinjiramo kizatambukamo umuhanuzi wahanuye ibitajyanye n'irari rye, ahubwo agahanura iby'Imana imutumye gusa. Imana ishimwe. Ibi ngibi tubivuze tweruye, ibi ngibi
ngibi tugiye kubibonesha amaso, ubyirengagize ntubyirengagize, ubiha agaciro ntubiha agaciro, dore ko dusigaye tuvuga ijambo ry'Imana abantu bakarimenyera, abantu bakumva ni ibintu bisanzwe, abakijijwe bakumva ko nta kibazo, abadakijijwe bakumva ko nta kibazo. Ariko reka mbabwire, iri jambo Imana irishyize ku mutima wanjye kugira ngo ndikuganirize. Uba uri mu Rwanda, uba uri mu Burundi, aho uri hose wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, reka nkubwire uyu mwanya fata icyemezo. Haleluya, fata icyemezo wowe ubwawe, nta wundi wo kugutekerereza iby'ubugingo, reka nta wundi wo kugutekerereza gushaka Imana. Ahari niba ufite ababyeyi bazagutegurira ejo hazaza, ahari niba ufite abavandimwe bazagufasha nugera mu makuba no mu byago, ariko reka nkubwire, ibi ngibi by'ubugingo byo ni wowe wenyine ubwawe, nta wundi. Nta wundi, iby'ubugingo ni wowe wenyine. Udamarare ntudamarare, Imana impaye iri jambo ngo ndivuge, Imana irarimpaye kugira ngo ndivuge. Reka nkubwire, ndakubwiza ukuri. Niba waragendanye n'abagenda n'amaguru, tekereza neza, banza wibaze, niba waragendanye n'abagenda n'amaguru bakagusiga unaniwe, Imana itugirire neza, Imana idufashe kandi Imana itwiteho. Ariko niba uzi ubwenge, Yesu yajyaga akunda kwigisha, yarangiza akabaza abari bamukurikiye akababwira ngo aya magambo mwayumvise, ese aya magambo mwebwe munkurikiye mwayumvise? Imana itugirire neza. Noneho abafite amatwi yumva, nyamuneka nimwumve, igihe kirageze kandi kirageze ubwo tugiye kwinjira mu gihe gikomeye. Wari ukwiriye gusenga bikitwa uyu munsi, ibitaragusengesha bitaraza. Imana itugirire neza kandi Imana yacu nidufashe. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunda gusenga, ariko bagasenga ibibasengesha byaje. Ariko reka nkubwire, niba uzi ubwenge, wari ukwiriye gusenga ibigusengesha bitaraza. Iyo umuntu atarahura n'ibimusengesha, ajya adamarara, akumva ibintu ni amahoro. Umugore mu rugo yabona ibintu ari amahoro, umugabo amubwira neza, ibyo kurya birimo biboneka, akumva gusenga ntabwo ari ngombwa. Umukobwa yabona abafiyanse basimburanwa, yarangiza akumva biraryoshye, akumva ni ibyo. Umugabo yabona akazi karimo kugenda, bizinesi birimo bigenda, amafaranga arimo aboneka, akumva ni ibyo nyine. Umukozi yabona akazi gakomeje, akumva ntacyo bimutwaye, akumva si ngombwa gusenga. Ariko reka nkubwire, niba uzi ubwenge mu gihe gisa nk'iki ngiki, reka nkubwire, ongera ibihe byo gusenga. Aleluya, reka buriya abasirikare mu gihe cy'amahoro, abantu bari ku rugamba, abantu bajya ku rugamba, ndavuga abarinzi b'igihugu, abayobozi b'igihugu, igihe hari amahoro nibwo bakwiriye gutegura abazarwana intambara igihe cy'intambara kije. Reka nkubwire rero, wari ukwiriye kuba witegura intwaro izakurwanirira. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Imana yarishyize ijambo ryayo ku mutima wanjye, ni iryo ngiryo, ntabwo ndi butinde. Uwumva yumvise. Ushatse ko dusenga rero, umaze kumvira ijambo, nimero tugendana ni 0781708339. Niba udakijijwe, hamagara bikitwa nonaha, bikitwa aka kanya, wature uvuge ko ugiye
gukurikira Kristo kandi umukurikire nta buryarya. Imana ireba mu mutima bene data, umenye yuko aho uri hose, ibyo urimo byose Imana irakwitegereza. Niba ukiranuka Imana irabizi, niba ukiranirwa Imana irabizi. Reka nkubwire, wikizwe uje kubeshya Imana, ngwino ukizwe kandi ukizwe ukijijwe mu izina rya Yesu. Niba waraguye, duhamagare tugufashe gusubira muri uru rugendo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi niba uri mu rugendo, komeza urugendo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Turabizi yuko hari abafashe icyemezo bakavuga ngo tugiye gukiranuka, imvura igwa izuba riva, tugiye gukiranuka, ibyo kurya bihari bitanahari. Imana ibaha umugisha kandi ibarindira ubugingo kugeza iherezo rije. Imana ibaha umugisha. Rero ni iryo jambo Imana yarishyize ku mutima wanjye. Ndabakunda cyane. Mukomeze kubana natwe, mukora subscribe, mukora share, musangiza ibi biganiro abandi. Abantu b'Imana bakwiriye gukanguka, abantu b'Imana bakwiriye kumenya ko bakwiriye kuba maso. Nyamuneka ntukajye ubyihererana. Niwumva ijambo nk'iri ngiri, ukumva ubutumwa nk'ubu ngubu, ukumva harimo inyigisho, nyamuneka bisangiza abandi nabo bakurikire, bamenye ko bakwiriye kuba maso mu gihe gisa nk'iki. Imana Data wa twese uri mu ijuru, Imana yera, Imana haleluya, Imana ishobora byose, Imana ikomeye, Imana ruwasha, Imana rurema. Ndagushimiye, ndaguhimbaje, gushimiye kubanye nanjye muri iri jambo, gushimiye ko ugiye kurikoreramo imirimo n'ibitangaza, gushimiye ko iri jambo ugiye kuritangiramo agakiza, ngushimiye ko iri jambo ugiye kuribyukirizamo abaguye, ngushimiye ko ugiye kurikomerezamo abagenzi mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mwami yuko ibyo wagambiriye byose kunyuzamo uyu mwanya ubinyujijemo byose, himbazwa. Ngaho ndakwinginze Mwuka w'Imana, ndamenagura imbaraga zose z'umwijima zanangira abantu imitima yo kumvira ijambo mu izina rya Yesu. Abadayimoni babuza abantu kumva ijambo, abadayimoni babibura ijambo ryageze mu mitima, abo bose ndabamenaguye mu izina rya Yesu. Mpamagaye Imana Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera, kugira ngo iri jambo rigere kure mu izina rya Yesu. Ndagushimiye, ngakomeza utegeke kandi uganze umugisha abari badukurikiye, natwe duhabwe umugisha, natwe duhabwe izindi mbaraga, udushoboze kuba imbere yawe dutunganye rwose, ni mu izina ryera rya Yesu. Urakoze, amen, amen. Imana ibaha umugisha. Ijambo ry'Imana nakagaruka, mukomeze kubana natwe, dukomeze gufashanya kugira ngo iri jambo rigere kure, ni mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda cyane. Shalom, shalom.